ariko mu Burundi abantu basenge cyane kuko mu Burundi Imana irahanyura vuba cyane. Imana yaravuze ngo niho hantu igiye guhera cyangwa se kubanziriza. Rero basenga cyane, uwasenga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri asenge gatatu. Hageze ko abantu babazwa ibyo bakoze. Ibyo mubimenye, abarundi baranze kumva, baranze kwemera, baranze no kugirwa inama, kandi barapinga cyane, kandi barasuzugura cyane, kandi barimuye Imana. Barabeshe ngo bayihaye ikibanza cya mbere, kandi Imana njewe irambwira ngo barayimuye. Harageze rero turebe aho wihisha, aho wewe wanze guhungira mu Mana. Ngaho turaje turebe guhunga kwawe aho kuri, turebe aho uzabona ubuhungiro. Icyakora abatumye abandi bahunga, ikinejeje nuko bo barahunze babona aho bahungira, babona n'ubuhungiro, ariko bo babuze n'ubuhungiro. Mugiye gukubitwa ntimubone n'ubuhungiro, mubure inzira, mubure n'aho guhungira, ngo mwarafunze imipaka. Wowe urampora iki kuko meje kundenganya nk'uko urenganya abandi bose warenganyije? Gereza zuzuye abantu barengana, bazira imigambwe, abandi bazira ubwoko, bazira uko bavutse. None wowe wavuga n'iki nanje? Wowe nta nubwo ukwiriye kumpagarara imbere, wowe nta uhuriye nanje, nta nubwo wafungura udushumi tw'inkweto zanje. Wowe ntabwo wankangisha ngo uyoboye igihugu, ntabwo wankangisha ngo uri musitanteri, nta nubwo wankangisha ngo uri mbonera kure. Reka mbabwire, hageze ko umugeni ataha, kandi ndabisubiramwo, abezwa ni mwezwe. Reka mbabwire, habe n'igihugu mwumiyeho murakiyoborera hehe? Imana ibambuye ijambo, igihe cyanyu kirarangiye. Ese ubwo butunzi murwanira murabumaze iki? Faranga ritaye agaciro, amafaranga mubuze icyo muyamaze. Dore murugarijwe n'ibihe, n'uyafite zabura hahahira. None azabamarira iki? Amazu mwubatse agiye kumara iki? N'imiduga mwaguze ntimuzabona aho muyicisha. Mutera igere rya nyuma, mudutuke cyane munzi ko muciyeho muragiye, mudupinge cyane munzi ko kababayeho, mudutuke mwongereho ngo cyane, mutukane cyane. Nta kibazo njewe mfite, abantu barengana Imana iraza kubarenganura, ariko igikombe mwanwereyeho kiraje gusubira mu ntoki z'ababarenganyije. Abababwiye ngo rambarara tubagende hejuru, mugatega umugongo bakabakandagiraho nk'abakandagira ku butaka. Muraje kubona Imana ibarenganura. Nukuvuga ngo mwebwe ntimwabimenye, ingabo zaroherejwe kandi zazanwe n'agashururu, kandi zazanwe na serwakira, ziri aho ngaho muri kumwe. Ntabwo mwebwe mubizi, mwebwe muri kwibyinira nta kazoza, mwebwe muri kumwe aho ngaho, ariko ntimwigeze mubimenya. Ingabo ziraho zarahageze, mubyange mubyemere, ziriteguye, zitegereje ko ariko igitsura cy'Uwiteka kiri kuri CNDD-FDD. Kananye gusuza dukurikiye ku Isezerano TV, n'ibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana twanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Ndi kumwe na Reverend Pastor Abel Buhungu. Nishimiye kongera kukwakira ku Isezerano TV. Ya murakoze cyane Ivode, munyamakuru mwiza. Nanjye ndanezerewe kuba mwongeye kumpa ubutumire ku Isezerano TV. Yego. Dushuhuje abadukurikiye bose ku Isezerano TV. Amen. Tubabwira ngo turabakunda mu izina rya Yesu. Reverend amakuru ni meza. Ndacyashima umwami wanje Yesu Kristo. Ngira ngo abadukurikiye barabona ko akomeje kubana natwe no kuturinda. Yego. Imana ishimwe. Ya. Reverend, karame. Wamenye rero ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ibintu bishobora kongera kuba bizima, twongera tukagenderana? Ibintu byose ku Mana birashoboka.
nta kintu na kimwe kinanira Imana mu gihe cyategetswe. Kandi umubwiriza yaranditse aravuga ngo igihe n'igihe cyacu. Mu gihe cyabyo rero birashoboka. Mu gihe cyabyo? Yego. Kinaga ari igihe? Gishobora kuba ari igihe kuko Imana niyo mugenga w'ibihe. Niba ari igihe cyayo ndemeza yuko bishoboka. Ariko atari igihe ntabwo bishoboka. Ariko kandi nkishimira yuko cyaba igihe cy'Imana kuko igihe cy'Imana kiba cyiza. Mu gihe cy'Imana ibintu byose bigenda neza. Yego. Kuba u Rwanda n'u Burundi umubano wabo mwiza ntibyaba ari byiza kuri wowe cyangwa ntago ari saba? Ya byanshimisha cyane. Byanezeza rwose kuko ntabwo ndi mu bantu bajya bishimira ibyago bya bagenzi babo. Kuri njyewe rero numva cyaba ari ikintu cyiza. Twabishimira Imana cyane. Yego. Twabishimira Imana. Yego. Sho nabonye hari n'umwana w'umukobwa mugenzi wa umubanyi wanyu hari niko bamwitaho n'umubanyi. Yego. Yasabye ubwene gihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi yamwemereye ko bishoboka. Yego. We nta gahunda ufite yo gusaba ubwene gihugu? Njyewe ntabwo ari iyo misiyo yanzanye. Nawe ari komisiyo ntabwo ari misiyo yamuzanye? No kuvuga ngo kuri njyewe ngira ngo igihe ntikiragera kubera yuko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yego. Njyewe nzi neza yuko ibintu byose ku Mana birashoboka. Ibimbwiye nabusaba ariko kubera ko ariyo yanzanye muri iki gihugu. Kandi Imana ikabitambwiye ko nje gusaba ubwene gihugu ntabwo nabusaba. Ariko niba ari gahunda y'Imana byashoboka ariko ntabwo ndabyiyumvamwo. Ariko no kubutunga ntacyo byagutwara. Nubundi ntabwo byakubuza kwitwa umurundi? Ntacyo byantwara. Uretse yuko mu mwuka ntabwo ndi kubyumva. Nta nubwo ndi kubyakira. Njyewe mbereyeho icyo Imana yampamagariye. Ntabwo u Rwanda warukunze se? U Rwanda ndarukunda cyane. N'u Burundi ndabukunda cyane. Na Tanzania ndayikunda cyane. Na Kongo ndayikunda cyane. N'Ubugande ndabukunda cyane. Na Kenya ndayikunda. N'ibindi bihugu byose. Nta gihugu na kimwe ku isi kiriho nanga. Yiza ngo nk'ahantu twakwakiriye neza ufite umwihariko wawo? Ndawufite kandi ndabishima cyane. Ariko ubwene gihugu urumva n'urundi rwego. N'urundi rwego kandi njyewe sinjya nkora ikintu nigeneye. Njyewe nkora ikintu Imana ivuganye nanjye. Yego. Ya urumva mu yandi magambo njyewe ndafite ikiringo Imana yategetse kuzamara ndi gukorera Imana mu Rwanda. Icyo kiringo rero nkabanzi yuko kizarangira Imana ikantwara handi. Ikansubiza i Burundi cyangwa ikantwara mu kindi gihugu kuko iyo shobuja gutwaye gukorera niyo ujya gukorera. Yego. Njyewe ntabwo ndahamanya na rya jambo rivuga ngo ntiturabacu ngo twiyobore. Yego. Wabuze igihe icyo kiringo gisigaje? Icyo kiringo ndakizi ariko ntabwo ndi bukivuge ku bw'impamvu. Yego. Ntabwo ushaka kugitubwira ariko yakize? Ndakizi ariko ntabwo ndi bukivuge kuko ntemererwa kukivuga. Muri kano kanya ntabwo nemerewe kukivuga. Ese Revera ubuhanuzi ujya utangaza ku gihugu cy'u Burundi? Yego. Nta barundi bajya wenda bakomera nabi batuvugiza ibintu wenda batuvuza igihugu nabi cyangwa bagize gute? Baramerera nabi ariko abamerera nabi bose Imana yantumye nabo igiye kubamerera nabi. Nabigiye kubamerera nabi? Yego. Kubera iki? Impamvu abamerera nabi nuko batemera yantumye kandi ijambo rivuga ngo uwanze intumwa aba yanze n'uwayitumye. Rikavuga ngo uzabemera azabanyemeye ubakira abanyakiriye. Imana rero abatanyorohera nabo ntizaborohera, abatanyihanganira nabo ntizabihanganira, abatifuza ko mbaho nabo ntibazabaho. Niko bimeze. Niko bimeze.
ese mu bintu rero wahanuriye Burundi yana kimwe cyasohora mu bintu nahanuye Burundi byinshi byarasohoye kandi n'ibindi birenda gusohora uyu mwaka ntabwo urangira ibindi bidasohoye ibyo hano uremera ko umwaka uzasha bisohoye yego ingoma zizahinduka nubwo bitasohora byose ariko bizasohora hari bizasohora kandi ingoma zo guhinduka n'itegeko kuko nubundi zihari ntizahozeho ariko mu gihe cyagenwe ese amatora y'u Burundi ya president ari mu wuhe mwaka ngira ngo ni mu kwa gatanu ku mwaka utaha reka dutegereze umwaka utaha turebe niba bizahinduka reka dutegereze gahunda ni y'Uwiteka nzi ko guhaye ubuhanuzi kubwa n'igihe buzasohorera ishobora kuvuga itangiriro ntivuga iherezo cyangwa ikavuga iherezo ntivuga itangira ikora uko ishaka igaca aho ishaka ntabwo tuyigira inama ahubwo turayigisha inama ntigirwa inama ahubwo yirayitugira yego niko Imana imeze yego aha reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi twumve ubuhanuzi wari udufitiye yego ubanze udushyire imbere y'Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje uhabwe icubahiro kubw'iki kiganiro kandi abatwumva bose bafashwe nacyo kandi ugirire neza umuntu wese wakira ubutumwa dutanga akabwizera kandi akabwubaha kuko ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka nubwo rinyura mu bahanuzi riba rikomeye kandi rikwiye kudateshwa agaciro n'umwana w'umuntu turagushimye rero turaguhimbaje ko wongeye kubyemera ku Isezerano TV ngo twongere tubwire abatwumva bose cyangwa se abatuye isi bose uhabwe icubahiro Mesiya umuririmbyi yaravuze ngo umugabo nanjye ndakwemera kandi niko bimeze nanjye ndakwemera ngaho rero bana nanjye kandi unyambike imbaraga usige ku mavuta yawe unyambike ubwiza bwawe kandi ishusho yanjye uyihishe ntigaragare ariko wowe ugaragare ku bugingo bwanjye bivuze ngo uwumbona wese ntabone Pastor Abeli ahubwo abona Imana mu cyimbo cya Pastor Abeli ugaragare nk'Imana ku buzima bwanjye maze bimenyekane ko ari wowe wampamagaye kandi ibyo tugiye kuvuga ubisohoreshe neza yawe kugira ngo ubikorere kugira ngo abantu bemere ko ari wowe wantumye kandi ubikorere kwiyubahisha abantu bemere kuri Imana itavogerwa abantu bemere ko tugufite nk'umutabazi kandi urakarama uri Uwiteka n'iryo zina ryawe uri Imana itigeze kubesha iyo usezerana urasohoza ibyo uvuze urabikora kandi icyo uvuze kingana n'icyo ukoze uhabwe icubahiro tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu amen umwanya ni gwawe rero uduhe ubutumwa tugeneye uyu munsi murakoze cyane Imana niguha umugisha uduhane n'abaduteza amatwi bose aha ni ku Isezerano TV uyu munsi twicaye kandi ku bantu bari butubone bwa mbere nitwa Revera Pasteur Buhungu Abeli ngo banyise Buhungu Abeli ababyeyi banje kuko twavutse turi ubuhungu bwinshi ariko iryo zina Imana yarisimbuje Eliya Imana inyita Eliya uze kugenda ubisome muri Maraki 3:23 uraza gusangaho iryo zina hanyuma unasomye muri Yesaya ibice 49 uhereye rimwe ukageza 3 uraza gusanga Imana yaranyise irindi zina Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro n'umuhanuzi rero Revera Pasteur Buhungu Abeli agarutse kuri kamera z'Isezerano TV kugira ngo aganire namwe icyo Imana ivuga mu bihe bisa n'ibi ngibi bitoroshe ibihe bya nyuma biheruka ibindi bihe kandi ibihe by'imperuka ibihe bigoye ibihe binanije umugenzi Imana ishimwe rero mu yandi magambo byari bikwiriye ko umenya aho igihe kigeze nkuko twagiye tubisoma muri Matayo 24 cyangwa se Maraki muri mu byahishuwe ibice 13 aho hose hagaragaza ibihe bya nyuma ibihe by'imperuka rero kandi ikintu cyose cyavuye mu kanwa k'Imana ijambo ryose ryavuzwe n'akanwa k'Uwiteka rizasohora turi kubona ibimenyetso by'ibihe cyane kandi byihuta wowe udukurikiye ubibona gute cyangwa se
uri kubyitwaramwo gute? Njyewe ndabibutsa mbakangurira kuzirikana ibihe byavuzwe cyangwa se byahanuwe, kuko bitazabura kubaho kandi bitazasubira inyuma. Mu yandi magambo harimo no kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mwongera kuburira bantagonda ijosi. Abantu baburirwa ntibumve, bakagamika amajosi yabo, hanyuma bakumira ku byaha byabo. Imana idufashe cyane abo bantu bikubita gashi, kandi bongere bazirikane yuko umuremyi w'isi n'ijuru ahari kandi azasohoza icyo yavuze cyose. Imana ishimwe. Rero ndavuga ku isi cyangwa se ku bihugu, mwese muzirikane icyo kintu, mukizirikanishe gukora ibyiza mudacogora, kandi mukizirikanishe gukora imirimo myiza no gukunda bene data, kuko ari ihame rivuga ngo dukundane nk'uko Kristo yadukunze. Hanyuma ibyo wakora byose hejuru y'inzangano, hejuru yo kudakunda abandi, byaba ari ubusa, ntacyo byakumarira. Uko waba uri kose, uko waba usa kose, udafite urukundo, ibyo waba ukora n'ibyo waba uvuga byose byahinduka ubusa. Ndetse Bibiliya iravuga ngo waba umeze nk'icyuma kivuzwa kigasama, icyuma kivuga gusa, umuringa, ikintu kidafite umumaro. Ariko imbere yuko ugira icyo wakora, ubanza unkunde. Numara kunkunda, unkundira Imana. Ikindi ukunde na bene data, kuko umuntu asa n'Imana. Gute uri gufata umuntu Imana yaremye mu ishusho ryayo, umuntu asa n'Imana, ukamwica, ukamubeshera, ukamuremera ibyo atakoze, ukamurega ibinyoma, ukamwungurira amagambo, cyangwa se ukamugambanira? Ntabwo bikwiriye, ntabwo ari byiza. Ndagukebura nk'umuhanuzi, ndakugira inama nk'umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Nudakunda umuntu ubona, ntuzakunda Imana utarabona. Nutankunda ntiwakunda n'Imana. Nunkunda uzaba ukunze Imana. Nunyemera uzaba wemeye uwantumye. Niko Imana imeze. Lay before dry. Rero turi mu bihe biheruka ibindi bihe, ariko kandi ndababwiza ukuri, uyu mwaka wa 2025 n'uwa gatandatu no gukomeza, ni imyaka izabera myiza abantu bubasha Imana. Ni imyaka izaba y'ibisubizo ku bantu batafite ibiganza birimo ibitenga by'amaraso. Ni imyaka Imana irimwo kugira kontrole, ikagenda ivivura ku muntu wayikoreye. Ariko nawe wanze kwemera intumwa n'abahanuzi, nawe wapinze ubutumwa tuvuga, nawe wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ni imyaka yo kugira ngo abantu bavushije amaraso y'abatariho urubanza, ukavusha amaraso y'umuntu utaremye, ukiba iby'abandi, ugatoteza, ukangaza, abenshi bakabura umutekano ku bwawe. Ni igihe cyo kugira ngo Imana igusubirize mu nkoko. Mu yandi magambo, ni igihe cyo guhemba no guhana. Imana irimo guhemba abantu bayikoreye n'abayubashe, abemera bose izina ry'Imana. Imana irimo kubahemba, ariko kandi irimo no guhemba abanzi b'umusaraba. Mu yandi magambo, harageze ko icyo umuntu yakoze cyose agihemberwa, ari kibi ari cyiza. Bwana asifiwe sana. Harageze yuko abakoze ibyiza bahembwa, harageze yuko n'abakoze ibibi bahembwa. Ni igihe cyo guhemba rero no guhana. Nimvuga ibi bintu, abanyamwuka babyumve cyane, cyangwa se ababyumva nabo babyumve cyane, kuko abatabizi bishwe no kutabimenya, ariko ababizi barumva n'ibyo tuvuga. Kandi
bene byo barabyumva, abatari bene byo nabo ntibashobora kubyumva. Kubera iki? Bibwirwa benshi ariko bikumva bene byo. Mu yandi magambo, hari ababyumva hari n'abatabyumva. Ntabwo uyu munsi ndi buvuge ngo ni ku Burundi gusa, ahubwo ndavuga ngo ni ku bihugu byose bigize isi. Imana igiye kunyura mu bihugu bitandukanye, igende ihemba, igende inahana. Ariko mu Burundi abantu basenge cyane kuko mu Burundi Imana irahanyura vuba cyane. Imana igiye kuhanyura. Imana yaravuze ngo niho hantu igiye guhera cyangwa se kubanziriza. Rero basenga cyane, uwasenga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri asenge gatatu. Kubera iki? Ariko kandi abantu basenge bifitiye icyizere, basenge badafite ubwoba, basenge badafite gushidikanya. Erega reka mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo benshi bazatsindwa bataranahagera. Siko bimeze? Kandi abanyakibi nabo bahunga nta kibirukanye. No kuvuga ngo abantu bazi neza ko bakiranutse, abo bantu barakomeye, abo bantu ni intwari, abo bantu nta kibateye ubwoba, kubera yuko barasobanukiwe nabo kandi barisobanukiwe. No kuvuga ngo iyo haje gushakishwa cyangwa se guhigwa umunyakibi, yego umuntu atacyo yishinja arakomera, kubera ko nta kimutera ubwoba, abazi neza ko atari mu mubare ushakishwa. Mu yandi magambo, abasenga basenge bazi uburyo basenga. Niba uzi ko ufite icyo wishinja, usenge uvuga ngo Mana, njyewe ndishinja, njyewe ndi umunyakibi, njyewe nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mu yandi magambo, usenge amagambo yo kwishinganisha, usenge amagambo yo kwihana, usenge amagambo akugarura ku Mana, kubera yuko witandukanyije nayo. Ariko nawe wakiranutse, ariko nawe ataca umutima wawe gushinja, wewe wahunga wishinja iki? Bibiliya ivuga ko abanyakibi aribo bahunga nta kibirukanye. Hari abantu bazatsindwa rero bataranahagera. No kuvuga yuko abakiranutse bifitiye icyizere. Ariko nkawe wirirwa ufungira abantu busa, wirirwa urenganya abantu, ubahoye ubwoko, ubahoye imigambwe, wewe uraje guhura n'Imana. Wowe ntabwo Imana iri bukwihanganire, wowe ntabwo Imana iri bukwihanganire, kubera yuko ahuri hari abandi, kandi uzavaho haza abandi, kandi uzabazwa byinshi. Urubanza wiri gucira abandi, nawe harageze ngo rucirwe. Icyo umuntu abiba nicyo asarura, kandi akibo ugereramo abandi, nawe hageze kukagererwamo. Njyewe ndabivuga ubyumve cyangwa ureke. Ijambo Imana yavuze ntirizagaruka ubusa ridashohoje icyo Data yaritumye. Kandi wowe ku magambo y'akanwa k'Uwiteka ntushobora gukuraho n'inyuguti n'imwe. Ntabwo bishoboka. Wakabaye witonda, wakabaye uca bugufi, ukemera yuko amaraso uvushiriza abandi nawe uyava. Wakabaye wemera ko umubiri abandi wiri gukubita, nawe uwo mubiri wambaye urababara. Ntabwo ibintu ukora bizijana. Umenye yuko nyuma y'ibyo ukora hazaza urubanza, nawe ubibazwe. Ubwo rero ndavuga Burundi, ndavuga Kongo, ndavuga Tanzania, ndavuga n'u Rwanda, ndavuga n'Ubugande,
ndavuga Kenya, ndavuga imigabane yose igize isi, umugabane wa Afrika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya n'uwa Amerika. Mu yandi magambo ndabwira umuntu wese unyumva aherereye ku isi, hageze ko abantu babazwa ibyo bakoze. Ibyo mubimenye, nta kintu na kimwe ukora kitazakugaruka. Umugani uravuga ngo ukora ineza ukayisanga imbere, wakora inabi ikaguherekeza. Aho utuye hose, icyubahiro ufite cyose, amashuri wize yose, waba unanutse cyangwa ubyibushe, waba uri inzobe cyangwa uri igikara, ibiro byose upima, ndakubwira ngo imirimo ukora igiye kujya ku munzani, ipimwe. irigenzura rihuse, cyangwa se igenzura ngira ngo nibarura nabyo ni serameme shoze. Imana iraje, bidatinze iraje, kandi irabanziriza i Burundi. Nuko nahoze mbivuga, ntabwo mbihindura, niho Imana irahera. Yuko Abarundi baranze kumva, baranze kwemera, baranze no kugirwa inama, kandi barapinga cyane, kandi barasuzugura cyane, kandi barimuye Imana. Barabeshe ngo bayihaye ikibanza cya mbere, kandi Imana njewe irambwira ngo barayimuye bakora ibizira gusa, nta cyiza na kimwe, habe n'iki na kimwe, nta mirimo bakoze imeze neza mu maso y'Uwiteka. Ibyo bakoze ni bizira gusa, nibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Bahame hamwe rero, Imana iraje. Ikibabaje ni kimwe, nuko bigiye gusohora bakabibonesha amaso, kandi baradupinga, kandi batabyemera ko ibyo tuvuga ari ukuri. Rero i Burundi mube maso cyane. Wewe wasenze ukomeze usenge, wowe wakiranutse ukomeze ukiranuke cyane, wongereho ngo cyane. Nawe wakiraniwe ukomeze ukiranirwe, wongeyeho ngo cyane. Wowe wirirwa wica, ukomeze wice wongeyeho ngo cyane, kuko uraje kubibazwa. Ndimo ndavuga iki? Ndimo ndavuga ngo uwera akomeze yere yongeyeho ngo cyane. Nawe ukomeje gukora ibibi, ukomeje gukora nabi, ubikora wihuta, uva mu nzira kandi wongeyeho ngo cyane, kuko harageze. Harageze. Twarabivuze mwanga kwemera, twarabivuze murabisuzugura. Harageze rero turebe aho wihisha, aho wewe wanze guhungira mu Mana. Ngaho turaje turebe guhunga kwawe aho kuri, turebe aho uzabona ubuhungiro. Icyakora abatumye abandi bahunga, ikinejeje nuko bo barahunze babona aho bahungira, babona n'ubuhungiro, ariko bo babuze n'ubuhungiro. Mugiye gukubitwa ntimubone n'ubuhungiro, mubure inzira, mubure n'aho guhungira. Ngo mwarafunze imipaka, ahubwo nimuyifungure, kuko nubwo mutanayifungura, dore mwaranayifungiye. None mweho ko mutazabona inzira, ko mutazabona aho guhungira, ko mutazahabwa n'ubuhungiro, ko ari ikibazo gikomeye cyane. Mwebwe mugiye kubura aho guhungira, kuko Imana ntiwayihunga. Dore ni Imana yiyiziye, ni Imana ibikoze, niyo ibyikoreye. Nta buhungiro muzabona, kandi ikibirukangana cyamaze kubinjirana, cyamaze kwinjira, muri kumwe nacyo mu gihugu. Ntago mwabimenye, murabigenza mute? Jewe inama rero ndi kugira abantu banyumva n'abanyemera, bazi ibyo tuvuga, bakemera n'ibyo tuvuga, bazi impamvu yabyo, bafite ubusobanuro bwabyo. Tangira muhungire ku Mwami Yesu, tangira muhungire mu Mana. Ihane
nibura uzacirwa urubanza. Imana ivuga ngo ariko uyu yemeye intege nke, yemeye ibyaha bye, aho wabura umusizi, wabura umuntu ukomeye cyane mu maso y'Imana. Ariko nukomeza kuba muri ba bandi bavuga ngo mwebwe mwarasaze, mwebwe mwararindagiye mukadutuka, mwebwe muragiye bayi, muragiye nk'ifu y'imishira. Njyewe umuntu butuvugana nemera n'umuntu avuga ngo njyewe narakiraniwe, akamanika amaboko akavuga ngo nakoze ibyaha, nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, akagaruka ku mwami Yesu. Aho urantsinda cyane, aho urantsinda cyane. Ariko wowe uri gutukana, wowe uri gupinga ibyo tuvuga, uzajya hehe wowe? Wowe uremeza neza yuko ibyo wakoze bitazakugaruka. Waba uri gicucu, waba utagira ubwenge na bukeya, wowe utasomye ngo umenye ngo icyo umuntu abibazagisarura, wowe utamenye ngo uwica nawe azicwa, wowe utamenye ngo uwicisha inkota nawe nizamwica, wowe utasobanukiwe, utasomye ngo umenye neza ngo akiba umuntu agereramo abandi niko nawe agererwamo. Nta bwenge ufite. Waba uri umunyabwenge warasobanukiwe bituvuga, ugaheza ukicuza ibyaha byawe, ukavuga ngo ijambo ry'Imana niko ribivuga, uko Pastor Abel avuga niko byanditse, niko bimeze, turaje kubazwa ibyo twakoze. Aho niho waba uri umunyabwenge, aho niho waba wemeranwa nanje. Bitaruko ufite ikibazo gikomeye cyane mu mutwe. Ntukibaze yuko ibyo ukora birangirira aho ngaho. Urabikora bikandikwa, kandi ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo urabikora nka kwihorera. Imana yarabihoreye ugira ngo muhwanye nayo. Iravuga ngo nzaguhana byose mbishire ku murongo uko bikurikirana, mbikwereke mbinyuze imbere y'amaso yawe. None urantuka uranshinja iki? Urantuka urampora iki? Ko njyewe nkubwiriza ubutumwa bwiza, nkakubwira icyanditswe, nkakubwira amagambo y'ukuri kandi yo kwizera. Wowe uranshinja iki? Wowe urampora iki? Kuko meje kundenganya nk'uko urenganya abandi bose warenganyije. Gereza zuzuye abantu barengana, bazira imigambwe, abandi bazira ubwoko, bazira uko bavutse. None wowe wavuga n'iki nanje? Wowe nta nubwo ukwiriye kumpagarara imbere, wowe nta uhuriye nanje, nta nubwo wafungura udushumi tw'inkweto zanje. Wowe uzahanwa amaso yanje abireba, wowe uzavunagurwa utagira gitabara. Imana idufashe cyane, Imana idutabare kandi turengere. Njyewe nakubwirije ubutumwa bwiza, nkubwira icyo Imana ivuga. Njyewe nakubwirije nkubwira icyo Imana ivuga, icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Njyewe ndi wera, haleluya. Njyewe ndakiranuka. Impamvu niyihe? Njyewe nta muntu nishe, njyewe nta nuwo narenganyije, njyewe nta nuwo mbwira nabi, njyewe ntawo ntuka, nta nuwo niba. None urumva njyewe napfa iki nawe? Nta n'icyo mpfa n'Imana. Nakoze uko yantumye gukora, nahanuye uko nategetswe. Rero abenshi barabwiwe ngo muhawe za viza, muhawe ibyiza bimeze gutya na gutya, muhawe ibita. Njyewe ndakubwira ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana buratwegereje. Igihe kirageze ngo umuntu wese abazwe ibyo yakoze. Haleluya. Hagezaho umuntu wese yikorera uwe mutwaro. Ntawe uzavuga ngo ndarushe, nimunyakire. Umuntu wese ku gatwe kiwe azibarizwa kandi abazwe ibyo yakoze. None wowe wakoze ute? Niba warakoze neza urahirwa,
wowe ntabwo wankangisha ngo uyoboye igihugu, ntabwo wankangisha ngo uri musitanteri, nta nubwo wankangisha ngo uri mbonerakure, nta nubwo wankangisha ngo uri guverineri. Ibyo mu maso y'Uwiteka ibyo ntabwo bibara, ntabwo byekivara, never. Ahubwo igifite agaciro ubu tuvugana mu bihe tugezemo nuko wakiranutse, ukaba ufite ibiganza byera imbere y'Imana, nawe wanyeze ibye, nawe wiciye ubusa, nawe wagorekeye urubanza ngo ururye, utariye imfubyi n'abapfakazi, ukaba udafite amajwi akurega ikibi. Aho ngaho ndakura inkofero, ndakubita amasari. Imana yo mu ijuru ibyo mvuga irabyumva kandi irabizi. Niwirata ibyo nanjye ndakwemera, ariko kumbwira ngo uri runaka, wize amashuri menshi, uyoboye igihugu, uyoboye ikomine, uyoboye akarere, ibyo mu bihe tugezemo ntabwo bibara. Hagezaho umuntu yemanga ibyo yakoze. Niba bimvuga utabyumva, uri umupfu wigendera, warapfuye, nta buzima ufite, nta n'ubugingo ufite, kuko Imana ije gukora ibarura, ije kubarana na buri wese. Rekeraho rero, abo wishe barahagije, abo wanyuruje barahagije, icuzi ibyo wakoze birahagije, ntiwongereho. Ndakubujije, hagarika urekeraho, kuko harageze. Bitari uko nutemera ibintu ubwiye uraje kwiboneraho, kandi uzicuza bitagikunda. Kandi ku bakristo nabo banyumva, reka mbabwire, hagiye kubaho inzara. Nimvuga inzara, nushaka ntiwumve iyo mu mubiri, nushaka ntiwumve iy'ibyo kurya. Ngira ngo murabibona ko ubutumwa bwiza hagezaho bugira gute, buhagarara. Abantu ntibagishaka ko buvurwa. Ni ukuvuga iki? Antikristo ari mu kazi. Antikristo ntiyemera umuntu usenga. Mwaranze kwemera, tubabwira ubutumwa mwanga kubwakira, mugiye kubwifuza mutakibasha kububona. Ijambo ry'Imana rigiye guhorwa, ntiribe rikivugwa. None bimeze bite ko wanze kwakira ibyo tuguhaye ngo bizagutunge mu gihe kiri imbere? Hagiye kubaho inzara itari y'ibyo kurya, habeho inyota itari y'amazi. Jyawe ndakubwira ngo akira ibituri kuguhereza, ubyakire ubibike, kuko uzabyifuza utakibibona. Uzifuza kongera kumva Pastor Abel, ntabwo uzabibona. Uzongera kwifuza ngo iyaba twari twumvise n'ijambo rimwe rivuye mu kanwa ka Pastor Abel, ntabwo uzaribona. Ibintu birakaze, amazi si yayandi, hageze aho bikomera. Aboga ni mwoge kandi muhindura uburyo, hageze aho bikomera. Abumva ikinyarwanda mwoge magazi. Mwoge gute? Birakomeye. Imana idufashe cyane, biteye ubwoba. Reka mbabwire, hageze ko umugeni ataha, kandi ndabisubiramwo, abezwa ni mwezwe. Namwe mukomeje gupinga, mukomeze mupinge kandi mwongeyeho ngo cyane. Mwebwe mukomeje kujya impaka, namwe mutukane cyane. Igihe kirageze ngo muhembwe. Buri muntu wese agiye guhembwa. Mu yandi magambo rero, abarundi n'abarundi kazi, nimwemere ibyo tubabwira, mwakire ineza y'Imana, mwakire uburinzi,
mwakire gukingishwa, mwakire guhishwa n'Imana, kuko bitari uko abantu bose bakomeje guca ukubiri n'ibyo tuvuga, bakomeje gukora ibibi, bakomeje kumira. Reka mbabwire, habe n'igihugu mwumiyeho murakiyoborera hehe? Imana ibambuye ijambo, igihe cyanyu kirarangiye. Ese ubwo butunzi murwanira murabumaze iki? Ifaranga ritaye agaciro, amafaranga mubuze icyo muyamaze. Dore murugarijwe n'ibihe, n'uyafite zabura hahahira, none azabamarira iki? Amazu mwubatse agiye kumara iki? N'imiduga mwaguze ntimuzabona aho muyicisha. Ibi mbabwira mubyange mubyemere, amaso yanyu arabibonye. Dore bivuzwe na Reverend Pasteur Buhungu Abel. Umuntu ugiye guhirwa, umuntu ugiye kugubwa neza, umuntu ugiye kubaho neza, umuntu ugiye kubaho mu mahoro, ni umuntu wakoreye Imana, ni umuntu wakiriye Imana mu buzima bwe, ni umuntu wemeye ko tumugira inama, ni umuntu wemeye amagambo tuvuga, agaca bugufi akihana, nyuma yo kwihana akizera. Uyu muntu ahawe kubaho, uyu muntu ahawe ubuzima, uyu muntu ahawe imibereho, uyu muntu ni ugiye kubona ibyiza byo mu gihugu. Ariko abantu bagamica amajosi, muravunaguwe, murakuwe mu gihugu, dore mukuwe mu isi, muririwe ntimuraye, kandi mutera igere rya nyuma, mutera igere rya nyuma. Mudutuke cyane munzi ko muciyeho muragiye, mudupinge cyane munzi ko kababayeho, mudutuke mwongereho ngo cyane, mutukane cyane. Nta kibazo njyewe mfite, njyewe nemera gutukwa, kandi nemera no gusuzugurwa namwe. Na Yesu baramusuzuguye, na Yesu ntibamwemeye, ariko ndababwira ngo twebwe ni twebwe abantu bakomeye. Namwe muriho kubera twebwe, tutariho namwe ntimwabaho. Ni twebwe twahawe ijambo, ni twebwe turi umunyu w'isi n'umuco wayo. Haleluya! Turi abantu bakomeye, turi abantu Imana yahaye icyubahiro, turi abantu Imana yahaye ijambo, yahaye agaciro. Ahubwo mwakabaye mwatubaza ngo tugire dute, tubigenze dute, tunyure mu nzira yihe tukabafasha. Kuko abantu banze kwemera, mugiye kwemezwa kandi mugiye kwiboneraho. Ariko abantu mwizeye izina rya Yesu, mukemera ijambo rye, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, amahoro y'Imana abane namwe, kandi igitinyiro cy'Uwiteka n'ubudahangarwa bibabeho amanywa na nijoro. Imana ibandikeho kirazira. Bwana asifiwe sana. Imana ibashireho igitinyiro, kandi Imana ibahishe ibihe bibahagurukiye. Dore ibyago 7 biteye isi. Urahiriwe wowe wamenye izina ry'Imana, urahiriwe wowe wizeye amagambo tuvuga, ukubaha izina ry'Imana. Ibi byago Imana izabikurinda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzabateza indwara nk'izo nateje abanyegiputa. Niho bamwe bazabwirwa, vaho mwankora bizira, nimwinjire mu gihano, ntabwo nigeze mbamenya. Ariko abagororotsi bazama banezerewe, ibihe bitazashira, baririmba haleluya, baririmba haleluya. Uyu muririmbyi aravuze ngo bamwe bazabwirwa ngo mwegere hariya. Ntabwo mbazi, sinigeze kubamenya. Aba ni bande? Ni babandi tubwira bakadutuka, ni babandi batemera ibyo tuvuga, ni babandi bumiye kuruhu kwinka. Inka yarariwe kera, ngo mwumiye ku gihugu. Ngaho turaje ibyo mwitega umunezero
biraja bibahindukira umushari, umururazi. Ntabwo muzanezerwa n'amafaranga mwarundanyije, ntabwo muzanezezwa n'amazu mwubatse mutazanayabamo, mutazanayaryamamo. Ariko abakiranutsi, babandi bihanye ibyaha bakemera ibyo tuvuga, bakizera amagambo y'akanwa k'Uwiteka n'ay'abahanuzi, abo ngo bazahora banezerewe, kuko bagiye kwinjira mu munezero, bagiye guhembwa ibyiza bakoze. Nshuti yanjye, wowe wizeye izina ry'Imana, naho waba ushonje, naho waba udafite amazu, naho waba udafite imyambaro, wowe uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Wowe urakomeye, umubiri kubabazwe, ariko ejo hazaza ufite ubuzima, ufite ubugingo. Imana iraza gukubura iyo myanda yose, gukura imbere, wowe wagukirwe, wowe ubone ineza y'Imana. Abantu ibihumbi bazarwa iburyo n'ibumoso, ariko wowe Imana izakuzitirira, Imana izakurinda, Imana izabana nawe. Wowe ntabwo bizakugeraho, uzabirebesha amaso, ubone gukomera kw'Imana, ubone uburinzi bw'Imana. Ibi ndabibabwije ukuri kw'Imana yampamagaye. Abanzi b'umusaraba, abanzi b'Imana, bagiye kubona urupfu rubi rw'agashinyaguro, bagiye kwicwa, bagiye kuribwa n'inkota y'Uwiteka. Mubirebesha amaso, mubona ibihembo by'abakoze nabi, mubona ibihembo by'abanze kutwemera, mubona ibihembo by'abanze kwizera Imana, mubona ibihembo by'abandi birirwa babatoteza. Mugiye kubona ibihembo by'abandi birirwa babafungira ubusa, ngo gereza zirafunze, Imana iraza kubakingurira. Abantu barengana, Imana iraza kubarenganura. Ariko igikombe mwanywereyeho kiraje gusubira mu ntoki z'ababarenganyije. Abababwiye ngo rambarara tubagende hejuru, mugatega umugongo bakabakandagiraho nk'abakandagira ku butaka. Muraje kubona Imana ibarenganura, ineza y'Imana ibagezeho. Ariko igihano kirabunze ku rugi. Wowe uri kurya imitsi y'abandi, uri kurya imfubyi n'abapfakazi, harageze. Imana ishimwe. Ntago ndi buvuga ibintu byinshi, bene byo babyakiriye kandi babyumvise. Mutegereze guhemba no guhana k'Uwiteka. Wowe ugiye guhembwa uzi neza ko ntacyo wishinja, uba amahoro. Inkota y'Uwiteka ntizakugeraho, habe naho uzaba uri mu masasu 1000. Uzabona iburyo bwawe barwa, n'ibumoso bwawe bagwa. Utegereze ko amasasa gufata, ubibure. Imana ntizahana abatariho urubanza, Imana ntizahana abatacumuye. Muraje kubona uguhora k'Uwiteka. Niko Imana ivuze. Imana ishimwe. Haleluya. Muraje kubona guhora k'Uwiteka. Imana rero iranyuze mu Burundi. Mwitegure. Abakiranirwa mwitegure, n'abakiranuka mwitegure, abakora ibizira mwitegure, n'abakora ibyiza mwitegure. Ineza yawe wakoze uraza kuyibona imbere yawe, ikibi nawe wakoze nacyo uraza kukibona inyuma yawe kikwirukangana. Imana yarateguye. Mwebwe mwabonye ibintu byanyuze mu kirere mu gihugu cy'u Burundi, ntimwasobanukirwa, ntimwamenye ibyo ari byo. Ndababwiza ukuri ngo mwarinjiranwe, igihano kiri ku rugi rwawe. Ingabo zarinjiye ziri aho ngaho, muri kumwe, mugize muti muri kumwe. Nuko ngo Uwiteka ari kumwe namwe kandi ariteguye guhemba no guhana. Nukuvuga ngo mwebwe ntimwabimenye,
ingabo zaroherejwe kandi zazanwe n'agashururu kandi zazanwe na serwakira, ziri aho ngaho muri kumwe. Ntabwo mwebwe mubizi, mwebwe muri kwibyinira nta kazoza, mwebwe muri kumwe aho ngaho ariko ntimwigeze mubimenya ko muri kumwe. Ntabwo muzi ikintu Uwiteka yakoze. Hehe, mube maso cyane, murye muri menge kandi mube maso. Njyewe ndabibabwiye, Uwiteka yakoze ibikomeye. Nukuvuga ngo ibyo mwabonye bikabacanga, ibyo mwabonye ntimwabisobanukirwa, Uwiteka arabizi. Njyewe ndabibasobanuriye aho ngaho mu gihugu, aho ngaho mu gihugu muri kumwe n'ingabo z'Uwiteka ziteguye kurimbura biriya bintu mwabonye. Nigeze mbabwira ngo haraje abamarayika babiri, haraje abamarayika bo kubarinda, bo kurinda abemera ibyo tuvuga, bo kurinda no gushyira ikimenyetso ku ngo z'abemera, ku ngo z'abera, ku ngo z'abakiriye izina ry'Uwiteka bakizera ibyo tuvuga. Abo bamarayika baroherejwe bari aho ngaho. Izo ngabo ziri aho ngaho z'abamarayika bashinzwe kurinda n'abashinzwe kurimbura. Ni benshi cyane, ni ingabo ziteye ubwoba. Mwarabibonye mu kirere, banyuze aho ngaho, banyuze aho ngaho mu gihugu, banyuze aho ngaho mu gihugu. Ibyo Uwiteka ntiwabisobanukirwa wowe. Mwaranze kwemera ariko muraje kwemera. Bari aho ngaho, ni ingabo nyinshi cyane zateye igihugu cy'u Burundi, zije gutunganya no gukuramwo ikibi. Ariko hari n'ingabo, ni muhumure, mwebwe ataco mwishinja, mwebwe ataco mupfa n'Uwiteka. Haleluya! Mwebwe mwakiriye amagambo tubabwira, mukizera izina ry'Uwiteka, izina ry'uwantumye, izina ry'uwampamagaye, mukaryizera mukemera. Abamarayika bo kubarinda bari kumwe namwe aho ngaho barinjiye mu gihugu. Bazanwe n'amafarashi ateye ubwoba yaka umuriro. Mu gihugu mwarabibonye, muravuga ngo byari ibintu bimeze nk'ibishirira. Haleluya! Ifarashi zaka umuriro nizo zabazanye. Bageze aho ngaho mu gihugu, mwebwe mwakoze ya masengesho twavuze, murahirwa cyane, murabahirwe, murahiriwe. Haleluya! Ingabo zaje ku mafarashi yaka umuriro, zanyuze mu kirere ziratambuka. Ntimwigeze murabukwa, mwabonye ibintu bibatera ubwoba, birabacanga ntimwamenye ibyo ari byo. Njyewe ndabibabwiye, dore ndabibasobanuriye. Ifirimbi y'Uwiteka itaravuga. Abihana mwihane vuba, mukiranuke, abezwa mwezwe vuba, kandi n'abakiranirwa n'abakora ibizira namwe mubikore vuba, muzi neza yuko Uwiteka yaje gukubura. Ingabo muri kumwe nazo aho ngaho zaramaze kuhagera, mu byange mu byemere. Abirirwa bambaza ibibazo, abambaza hari n'abambaza ubusa, ibidakenewe n'ibitari ngombwa, kandi twarabisobanuwe. Ingabo ziraho zarahageze, mu byange mu byemere, ziriteguye, zitegereje ko umumarayika mukuru avuza, zigahita zisafisha igihugu kikacoza, anda yose igakurwaho, imivo igatembana umucafu. Ingabo zo kurinda abera zaroherejwe, ingabo zo kurinda ingo z'abera zaroherejwe. Ntimugire ubwoba mw'abantu mwakoreye Imana, ndabibabwiye, muhumure, imitima yanyu ikomere, ntimuzaterwe ubwoba n'ibyo mugiye kubona. Wowe wisengere uvuge ngo Mana njyewe naragukoreye, Mana njyewe narakiranutse, Mana njyewe nirinze igisa ikibi n'igisa naco, Mana njyewe sinifatanyije n'abagambanyi, sinifatanyije n'abicanyi, sinifatanyije n'imbonerakure, sinifatanyije na politike, sinagiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana izabana nawe. Ingabo zo kukuramira muri kumwe nazo aho ngaho mu gihugu. Hallelujah, hallelujah. Lay before dry. Paya zene kuwa dry. Lelewaya tano. Mana urahambaye. Mana urera kandi urakiranuka. Mana urakomeye.
uri umunyambaraga wa Yakobo, wambaye icyubahiro no gukomera. Mureke ingabo zikore icyo zishinzwe. Zarinjiye, zarahageze. Amaso y'Uwiteka ari ku gihugu cy'u Burundi, kandi amaso y'Uwiteka ari kubakora ibizira n'abakiranuka n'abakora mwese. Amaso y'Uwiteka arabareba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri kuri CNDD-FDD. Mwirirwa mwangira abandi ubusa, abo mufunga n'abo munyuruza, abo mugira gute mutoteza mwangaza, abo mwicira ubusa. Reka mbabwire, igitsure cy'Uwiteka Imana kibariho. Mwambonera kure mwe, aho mwahereye mutoteza abantu, mutera ubwoba abanyagihugu. Ndababwira ngo ingabo zabagezemwo, kandi biriya mwirirwa muvuga ngo nibaza turwane, ngo nibaza. Mwebwe nta mbaraga mufite zo kurwanya aba bantu. Ntabwo muzarwana n'izi ngabo, ntabwo muzazihagarara imbere, nta n'ijambo rimwe muzavuga. Ndabarahiye Uwiteka Imana waremye isi n'ijuru, njyewe ndababuriye, muce bugufi, mureke inzira zanyu mbi, mureke ibizira, mureke kwirirwa mutera ubwoba abantu, mureke kwirirwa mwicira abantu busa, abandi mubafata mujya kwirirwa mubakubita inkoni, mubatera inshinge, abandi mubaboreza igufa. Muraje guhorwa. Uwiteka araje guhorera abantu barenganye, kandi njyewe ndabivuze, mbasobanuriye n'ibyabaye mutasobanukiwe mutamenye. Zaje ku mafarashi yaka umuriro, namwe mwarabyivugiye, muravuga ngo twabibonye, ngo byaduteye ubwoba, ngo niba ari igihugu gitewe, ngo muranabesha, muravuga ngo u Rwanda ruraduteye, ngo niba ari u Rwanda ruduteye. Mureke kubesha. Ijuru ryohereje ingabo, twagiye tuzivuga muranga kwemera. Njyewe ndabibasobanuriye, none ko zaje, none ko zahageze. Ninde muntu uzi aho ziri? Ninde muntu uzi akarere ziherereyemo? Ninde muntu uzi aho zikambitse ko ziri kumwe namwe? Ariko Imana yaremeye muzibonesha amaso. Muravuga ngo twabonye ibintu by'ibishirira, ngo byaciye mu kirere, ngo bitonze umurongo. Oh, haleluya, haleluya. Ndabahumurije mw'abantu b'Imana mwe, ndabahumurije mwebwe mwasenze mutabivanga, ndabahumurije mwebwe mwakiranutse, mwebwe ataco mwishinja, mwebwe bakunzi b'Imana, mwabakunzi b'umusaraba mwe. Muhumure, ingabo zo kubarinda zirahari. Imana yabwiye Nowa ngo fata ikigabo n'ikigore ushire mu nkuge. Mu Burundi baravuga ngo ubwato. Imana ntiyabarinze se? Namwe irafite uko izabarinda. Ubu ntabwo Imana izongera kurimbuza umwuzure. Reka. Ubu ngubu Imana irafite uko izabarinda. Ingabo zaroherejwe, mwarazibonye, zari ku mafarashi yaka umuriro, zari nyinshi cyane, mutabasha kubara, mutabasha guharura, niko muvuga mu Kirundi. None simbibabwiye, nibura basi ko mbibasobanuriye ko zangabo wa murwi witwa Ruburakigongwe, nababwiye mutamenye ibyo ari byo. Zangabo nababwiye zizaza zoherejwe n'Uwiteka, ko mbasobanuriye ko zaje, ko mbasobanuriye ko zinjiye, ko mbasobanuriye uko byagenze. Nibura nimwemere, muce bugufi, mwihane, mumbaze ngo tugire dute. Reka mbahe nimero. Inimero ni 078 58 64 705, cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705, cyangwa se plus 250 78 58 64 705. None ubuko mbibabwiye basi mukaba mutari mwarabimenye, nkaba mbibasobanuriye kubera Imana yanyemereye kubibasobanurira. Nibura nimwafata iyo nimero mukamvugisha, abandi nabo bakansaba imbabazi, bakavuga ngo twaragututse, abandi pinze bagasaba imbabazi, abanyemera namwe mukavuga ati mukozi w'Imana waravuze uraruha, ibyunzwe birakurenga, dore ibyunzwe byandenze.
mukavuga ngo mukozi w'Imana reka tugushigikire dushigikira amavuta yawe ukomeze uduhishurire ibyananiranye ko tubimenye ukomeze utubwire n'ibindi mukama n'ituro ryishimwe mukanshimira ngo bahora bavuga ngo amaturo ngo ntiyemewe ngo amaturo njyewe ndababwiye munshimire muvuge ngo twari twaragusuzuguye muvuge ngo twari twaragupinze twari twaranze kwemera none nubundi ko mutayampaye amafaranga ngo nyaryeho ko mwayarundanyije none ko ingabo ko mbabwiye uko zaje none murabigenza murayamazika ayo mafaranga mume nk'indyeho bigishoboka ko turya kuko hasigaye iminsi mike ayo mafaranga ntacyo araza kubamarira kandi inyuma y'izi ngabo gukora igikorwa cyazo ayo mafaranga mwabitse ntabwo azongera gukora mu Burundi ntabwo ayo mafaranga azongera gukora ayo mafaranga azahinduka mu Burundi hazaza amafaranga y'agaciro kuko Burundi bugiye gukomera Burundi bugiye kuba igihugu kidasanzwe ntabwo ayo mafaranga muri gukoresha azongera gukora njyewe ndi umukozi w'Imana udasanzwe ukomeye mu ndebe Maraki 3:23 mu ndebe no muri Yesaya ibice 49 uhere ku murongo wa mbere ugeze 3 urebe Pastor Abel ni muntu ki urebe no muri Yeremiya 1 nushaka uherekane igice kimwe uhere umurongo wa 4 maho zana yo mafaranga dusangire zana tuyasangire nibura Imana izakurokore kuko wafashije umukozi w'Imana kuko wambitse Pastor Abel gura amakositime nambare bigishoboka gura imodoka ngendemwo bigishoboka ko tuzigendamo niba ufite 5 niba ufite 2 cyangwa imodoka 3 mimwe njyewe ndabigusabye Imana izakurokorera icyo wihana uvuge ngo ibyo nekoze byose Mana nihanye nari mfite imodoka 5 Pastor Abel ndamuhaye imodoka imwe njyewe ndabibabwiye mbibabwije ukuri ku mugaragaro muntuke mureke mumpinge mureke ibyo ntibindeba njyewe birakureba wewe utumva ibyo tuvuga birakureba wewe utemera amagambo y'akanwa njyewe mvuga njyewe noneho ndatoboye ndakubwije ukuri nibikunanira bikwinanirire nupfana n'izo modoka zawe upfane nazo nupfana n'ayo mafaranga yawe upfane nayo nupfana n'ayo mazu wubatse upfane nayo nupfana n'ico gihugu uyoboye upfane naco nupfana n'uwo mugambwe niba ari CNDD FDD ibyo ntibindeba njyewe ntabwo ndi umuCNDD njyewe sindi umu FNL njyewe sindi umu Fredebu njyewe sindi umu Iprona njyewe ndi umuntu w'Imana ndi Eliya ubisome Maraki bice 3 umurongo wa 23 cyangwa se wa 23 Ezekiel chapitre 3 verset 23 ubisome umenye Eliya ninde njyewe ndi Eliya umukozi w'Imana Bwana asifiwe sana uyu murimo ndi gukora nzawuhemberwa njyewe ndi mu kazi wowe urantuka wowe uri gukora akazi kawe nanjye ndi gukora akazi kanje kandi njyewe nzahembwa wowe uzahanwa amaso yanjye kureba njyewe sinzapfa ariko wowe uzapfa ndabikubwiye icyakurokora ni kimwe nukwemera ibizira byawe ukemera ibyaha byawe ukemera kwifatanya nanjye ukaba umwe nanjye tukagendana tukajyana niba ufite ibiro bingahe by'ibishimbo gabanya umpeho mbona imbaraga z'umubiri mbashe gukora igikorwa data yantumye niba ufite agafuka k'umuceri gabanya wibuke Pastor Abel cyangwa wibuke umuturanyi wawe cyangwa wibuke inshuti yawe ntago nivugira njyewe jenyene ndavugira n'abandi simbayeho kwinezeza njyewe mbere yaho kunezeza na bagenzi banje izo modoka zingaho ufite 2 mimwe usigara nimwe niba ufite za miliyoni kuri konti genda ucemwo umicya 3 cyangwa ucemwo 2 birakureba ntibindeba n'uburenganzira bwawe umaye ushaka ariko ubwira Imana ngo Mana
mukozi wawe naramupinze naramusuzuguye, ndamenye neza ko amafaranga mfite agiye guta agaciro, ndamenye neza ko ntacyo azamarira, ndamenye neza ko ntacyo azamfasha. Mana nibura uzanyibukire ko nafashije Pastor Beri, kibe ikimenyetso cyerekana ko wemeye ibyo mvuga, wizeye amagambo y'akanwa k'uwantumye. Haleluya. Dusangire nanjye mvuge ngo Mana ngusengere, nkwatuze, ubabarirwe, ngusabire n'umugisha, ngusabire n'uburinzi, ngusabire Imana ikwandikeho kirazira. Abamarayika bariteguye bategereje ifirimbi ya nyuma, bariteguye barimbure, utarimburwa ujya mu ruhande n'abamarayika bari mice iyi ibiri ndabigusobanuriye. Abo kurimbura n'abo kurinda. Hari abo kurinda abazarindwa, hari n'abo kurimbura abazarimbuka. Nibura urugo rwawe abamarayika bashireho ikimenyetso. Imana izakuzitirire, izakuzigurize, izakurinde, uzarokoke, uzasigare n'umuryango wawe n'ukuri kw'Imana. Uzarye ku byeza byo mu gihugu, uzabone iki gihugu kigiye kwitwa Isirayeli y'ukuri, uzabona ahantu amateka n'amategeko agiye guturuka. Niho Imana igiye kwicara mu gihugu cy'u Burundi, yicare itegeke, yicare yiyoborere. Apana bimwagiye muyoborwa n'abantu. Imana igiye kuza kwiyoborera, ishireho Dawidi ayobore, yicare ku ntebe ayobore. Hanyuma rero uzabona Burundi bushasha, uzabona amaetaje agiye kubakwa, uzabona indege zikorwa, uzabona amamodoka akorwa, ubone kuzagenda mu modoka yemewe, ubone kuzarya ku byeze byo mu gihugu, ubone kuzagira gute, ubone kuzabona ibyiza byose Uburundi buteguriwe. Ubone kuzabona bya byiza byose Uburundi bugiye kwakira. Jewe narabivuze mwanga kwemera mugira ngo ndabesha. Mwabonye amafarashi yakumuriro azanye ingabo mu gihugu cy'u Burundi, ntago mwasemereye mukavuga ngo turabibonye, ngo biciye Bujumbura, ngo byerekeje, ngo birenze, ngo akote Bubanza. Sawa, murakoze. Ubu ntabanga rikihari, ndabihishuye. Kandi zana ituro unshimire, unyereke kunshigikiye, unyereke ko wemeye ibyo mvuga. Imana izaguha kubaho, Imana izakurinda, tuzahurire muri Isirayeli y'ukuri. Tuzaba turi abantu bakomeye, tuzaba turi abami n'abatambyi. Hanyuma twicare tuvuge Imana, twicare tubwire abarokotse imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. None ko bigiye kuba amaso yawe abireba, nutarokoka nta kundi. Narakuburiye wanga kumva, wanga kwemera. Bwana asifiwe sana. Evariste ntaranyumva, ndayishimiye Evariste ntaranyumva, madamu we ntaranyumva, Danize Bucumi n'umukozi w'Imana nawe ntaranyumva, ababafasha kuyobora ntimuranyumva. Ku buryo mwavuga ngo kuva kera harabaho abahanuzi, harabaho bamenya. None tugire dute? None murayobewe ko kuva kera Ahabu na Yehoshafati bagiye mu ntambara ntabwo bahamagaye bamenya, ntabwo bahamagaye umuhanuzi bakavuga ngo turebereyo Imana irashaka iki, Imana irashaka yifuza iki, tubigenze dute? Ntibamuhamagaye. Mwebwe muri iki mwebwe mutumva icyo Imana ivuga? Mwebwe muri abantu ki? Mwariremye mwebwe mwariremye kuba muri mu buyobozi bw'igihugu. Mwebwe murumva muri abantu barenze Imana. Njyewe nkora mu rwego ruri hejuru y'izindi nzego, njyewe ko mbarenzeho sinca bugufi, sinemera icyo Imana ivuga. Mwakemeye mukagirwa inama, simbasobanuriye ko ingabo zaje. None mutegereje iki? Ko mutumva mwebwe, ko mutumva, mutemera ibyo tuvuga. Sawa, reka nsoreza aho ngaho. Ivode, ndasoje. Niki navuze? Revera menya byose ubivuze, hari umunsi wavuze n'ibintu byinshi cyane. Reka dusoze, nanjye nageze aho ngaho ndatuza numvaga byancanze. Uze kumbaza ngo usobanurire izo ngabo zaje gute, byagenze bite, unsobanuze ngusobanurire. N'abandi batwumva natanze nimero bansobanuze.
hanyuma rero Ivode ni wowe wagiye umbaza ibibazo byinshi cyane ku gihugu cy'u Burundi ndacyabyibuka ibintu byose wambajije ndabikubwiye zangabo nahora mvuga ukambaza ngo zimeze zite nkazivuga no mu mazina nkavuga ngo rubura kigongwe ntabwo zizababarira dore zingiye ari mice ibiri hari abashinzwe kurinda bera b'Imana abantu bemera ibituvuga bakabyizera hari n'abampitura yo aleluya ndibutse umusaza ntago ndi bumuvuge amazina atuye Gasekebuye mu Gasekebuye Imana imuha amahoro n'imigisha amaze kunshigikira inshuro nyinshi akamba nitura akavuga ngo mukozi w'Imana ibintu uvuga ndabyemera ibintu uvuga ndabizi nanje nagize yerekwa yarabibonye Imana imugirira ubuntu bwo kubibona yamaye amafaranga menshi cyane inshuro zirenze imwe ndavuze ngo nabandi banshigikire banyereke ko ibyo mvuga babishigikiye kandi babyemera Imana ibarinde kuko ingabo zigiye gutangira kurimbura harageze ndaza kubigusobanurira nanabikwereke Imana ibahereze umugisha murakarama ndabakunda yego refera urakoze cyane murakoze nawe wazitanze reka dusoze dusenga yego Mana turagushimiye turaguhimbaje uruwera wa Isiraheli uri Imana ikomeye uri Imana ya Aburahamu uri Imana ya Isaka uri Imana ya Yakobo uri Imana y'ibifite imibiri byose uri Imana y'abazima uri Imana y'abariho ntabwo uri Imana y'abapfuye turagushimye turaguhimbaje kubw'iki kiganiro ababyumvise barabyumvise abari bubyemere nabo barabyemera abatabyemera Mana ndabakweretse kandi ndakarabye nkarabye amaraso yabo ariko nsengeye by'umwihariko aba bantu bizera amagambo y'akanwa kanje bakizera amagambo y'uwantumye bakabyemera hamwe n'abagiye kwemera ibyo tuvuze aka kanya bakabishigikira bakanshigikira nk'uko mbibasabye Mana ikiganza cyawe kibabeho kibe hejuru yabo kandi kibarinde izi ngabo wohereje Mana ntiziratangira gukora igikorwa cyazo cyitwa safisha ntizirabikora ifirimbi ntiravuga ntirazirekura ngo zitangire igikorwa cyo kurimbura ariko Mana ugabanye umubare w'abarimbuka wongere uw'abakizwa nibyo mbasabiye umuntu wese ari buze kureba iki kiganiro akemera agaca bugufi mu mutima akihana ibyaha akareka ibibi yakoze uze kumugirira neza umushyire ku ruhande rw'ingabo zishinzwe kurinda kuko warambwiye ngo abo kurindwa uzabarinda kandi ingabo zo kubarinda nazo zaroherejwe Mana uzabarinde abizera bose uzabarinde turashinganishije ingo zabo n'imiryango yabo erega no mu gihe cyo kurimbura mu gihe cya Nowa wararinze abatari bakeya warinze Nowa n'umuryango we nanje uzandindane n'umuryango wanje kandi iyo mvuze ngo uzandindane n'umuryango wanje umuryango wanje mvuga n'uwuhe nabizera icyo wantumye n'abakirisitu n'abakwemeye Yesu nk'umwami n'umukiza bakakira n'ibyo tuvuga abo bose uzabarinde urakoze rero mwami dusengeye abarwaye bakire dusengeye abafunzwe barenganure dusengeye imbohe dusengeye abarimwe gukubitwa inkoni na documentation urwego rw'iperereza ry'u Burundi abo turabasengeye Mana ukomeze imibiri yabo nibakubitwa uvanemwe uburibwe n'ubusharire ntibababare ngewe ndabasengeye gutyo niko nyobowe kubasengera abarimwe kurengana bose Mana ubarebeshe ijisho ry'imbabazi kandi ubarengere ariko ibihano bari guhanwa ubisubize ku mutwe w'ababarenganya abashinzwe kurenganya abashinzwe kunyuruza abajya gufata abantu babahoye amoko cyangwa imigambwe Mana ndabagutumyeho aba bantu bica batababarira aba bantu barenganya bakiba bagatoteza bakarenganya imfubyi n'abapfakazi ndabagutumyeho Mana ugende ukore ikibakwiriye urakoze mwami ndagushimiye
girira neza abera bose n'abatwumva nanjye nsengeye ubugingo bwanjye urakoze mwami ibyo byose ubikorere kwiyubahisha abifuza abana ubabahe ingumba zibyare imirimo n'ibitangaza bikoreke kandi abakene ubakenure abifuza amafaranga uyabahe ariko mu buryo bukwiriye nanjye uyampe ndayakeneye mu izina rya Yesu abo uri bukoreshe nkabona amafaranga ubaha umugisha kandi ndakwizeye nizeye ko ubikorera kwiyubahisha kandi abarwaye nabo twabasengeye bakire gukira abari hirya no hino mu bihugu by'Uburayi Aziya na Amerika mana turabasengeye ku mugabane wa Afrika abari mu Rwanda bari Burundi mu bihugu bitandukanye bose turabasengeye ibyo mbasabiye ubikorere kwiyubahisha mu izina ry'umwami wacu dusenze kandi twizeye niho mbisabye amen.